ariko nabo ni inshuti, amateka araduhuza. Nakoze filime documentaire, nkunda kuba ko ari filime mpamo ivuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni filime yitwa Urantokoza. Urantokoza ivuga ku icwa ry'abana muri jenoside yakorewe Abatutsi n'itesha agaciro ryakorewe ababyeyi babo. Iyo filime rero irimo abana bari bafite imyaka 14 gusubiza hasi, ikabamo ibintu bitandukanye muri buze kureba. Urebye ikintu gitumye mpagarara hano kwa kugira ngo mbabwire incamake yayo, umenye filime mugiye kureba, kubera ko ari jenoside kandi jenoside bivuze umubabaro. Uwo ari uri bwumve hari ahantu mukoze tugejeje hagati cyangwa tugitangira cyangwa tukijya kubisoza, aze kwibuka ikintu kimwe. Yibuke ko jenoside yakorewe Abatutsi yarangiye, yahagaritswe. Yibuke ko uwayikoze ari umwe mu bayirokotse. Yibuke ko abariho bavuga izo nkuru ari abarokotse iyo jenoside abenshi. Icyo kimuhumurize, yumve ko kwirangiza ari buyirangize ntacyo ari bube, ibyo ari bubonemo bitari bumugereho hano twicaye, nanasohoka nanagera no mu rugo. Icyo rero kibe intsinzi imutsindisha kugira ngo agere ku ntego yo kwirangiza no gukomera. Ndumva twatangira filime maze no kubabwira abantu bari aha ngaha abenshi wenda mwaba mutaziranye. Harimo intumwa ya minisiteri yitwa Menubumwe, hakabamo uhagarariye komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO, hakabamo ukuriye umuryango w'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi byarangije za kaminuza JARG, hakabamo n'abandi benshi, inshuti, imiryango. Ubwo ndumva filime twayitangira, ibindi turaza kubivuga irangiye. Murakoze. Filime ifite isaha n'iminota 28. Murakoze. Ko National UNESCO Rwanda National Commission akabamo bagiye bamutera gahunda kugira ngo iki gikorwa kigerwaho kuri uyu munsi wa none. Munyemere rero tubanze turebe filime, turaza kugira umwanya wo kuyiganiraho ndetse no kumva ibitekerezo byacu muri rusange. Umuntu gato katabasha no kugenda, noneho kugira ngo babashe kwihuta barabwiye ngo nibaze bashyira mama wabo. Kuva abana baturutse gena ndabona twaba tubagenze nk'amasaha 2. Mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi wanjye hari abana 4 bahihishe. Umwe nabo bana yitwa Esperance Nireba, abandi 3 nyina yitwa Teresa Mukandengo. Ni igitero cyaturutse aha ngaha mureba hepfo mu ngaryi. Binjiye mu rugo, abana barababona bahita batwarana n'abanjye. Bageze mu nzira witwe bitwagando bahita bavangura babandi banje babiri. Impamvu banshi ngo dukoresha amarondo shisha mu bariyeri abantu kandi bishirwa abantu. Jenoside yabaye mfite imyaka 34. Mbere ya jenoside nari umuyobozi wa serire yitwaga Burashi. Nari responsable wa serire Burashi. Uwari umuriye wayoboraga segiteri yari konseye yitwaga Nsabumukunzi, ariwe nabari umuriye. Ni naho nakuraga n'amategeko. Kabera ku Munyinya, ku Munyinya niho hari amarorerwa yishe Abatutsi benshi kuri 23 z'ukwa kane, niho Abatutsi bari bateraniye hano muri Inka. Iyi kera yari Inka. Ubwo rero uyu Munyinya no kuva kera hari Umunyinya. Ubwo rero Abatutsi bari bateraniye hano muri Inka. Ubwo twavuga ko Abatutsi benshi bapfiriye hano kuri komine. Urubaye nabigizemo, urabona Abatutsi hano bajya gupfa. Zahise zimurya. Ntabwo nanje narabyutse ngo ndebe uko kameze, wenda tugashingura isanga harasa naho hari amaraso ye, nkaho hari ikintu cyamuriye kure cyane
mugenda inyuma ariko nayo ngenda ncunga, ariko birinda birangira ninjiye mu rugo nciye mu gikari, mba ninjiye mu nzu, mukecuru ampa amata ndanywa, anzanira ibiryo ndarya. Wa mukecuru arambwira, yari inshuti ya Mukagasana mama wacu, arambwira ati Mukagasana wari uzi ko atapfuye? Ati Mukagasana ati ari harya hirya mu gashyamba, ati hafi y'ikawa, ati iyo atari mu ikawa aba ari hariya mu gashyamba. Ati naraye mushyiriye amata, ataramunanira. Ati Mukagasana sinzi ko bimeze. Abazini bahishiye abana benshi batagira ingano, basanze ababyeyi babo bakomerekeje ba mama babo, base bari bapfuye, ubwo nabagerageje kurokoka nawe gucika, ariko bacika bafite ibikomere, ariko abana bari babishe pe, bishe abana benshi, bica ababyeyi babo, mbese barabishe cyane. By'inyenzi, icyo gihe twabyitaga inyenzi, ko nibafata ubutegetsi abo ngabo ari ibyitso bazaza bakurusha abasirikare b'Imana, tukarwana nabo kandi dushaka no kurokora n'abantu. Twarwana n'abasirikare twabakora ku musozi bahunga, n'intumwa zose zahunga, noneho hafi aho ngaho abantu tukabona ngwino hano zamuka, wamagera hafi uhabona harimo abambaye amatiriningi, bafite ibitenge, vuga nyine n'abandi baba bambaye tiriningi se. Ndazamuka, mbageze imbere ntawe narebye, nicaye ntabareba. Koreye ibintu byabo nanjye nikoreye, sinzi ukuntu nagize gutya, ndavuga aba bantu ndi gukurikira bashobora kunyica, ubwo bumvise inkotanyi zije. Uzi ukuntu twagize hano haruguru gatoya, mpita manuka ndababwira ngo ngiye muri toilette, ubwo ntura ibyo nari nikoreye, ndamanuka gake, ubwo mpita ntambika hano, ndatambika ngera hariya hari munsi yo kwa burugumesitiri, ndabyibuka ko ndaje kuhabona nyuma, mbona naciye nko muri santimetero 5, mbona hari ikintu cy'igikoke nari kugwamo, hari nijoro, ariko n'ubushake bw'Imana yashatse kundinda. Ubwo buba burakeye, noneho njya mu rugo rw'umuntu, asanga yitwaga, ntabwo ndi kwibuka izina rye neza, ariko yari afite umugore ngo w'umututsikazi, bari basanzwe babana, baranyakira, ariko hakajya haza ibitero kundeba, nubwo barimo biruka, ariko hakajya haza abahungu bakavuga ngo twamenye ko ucumbikiye inkotanyi hano. Niya mperuka bagosora yavugaga ntabwo bashaka gusiga nihaka, nuko ko buri muntu wese yaba ari uruhinja. Niba kandi tugiye kujya rwose dusanga abana mu nzu imwe zagenda muri ngenda ya Bugesera hariya, abana babiri b'impinja rwose babakubise ku gisika, basatuye umudamu bakuramo kuta ku gisika. Tekisa gusatura umubyeyi ukamukuramo ikibondo ukagikuta ku gisika, ukumva ko ikibondo ukuyemo kiracyari kizima, uvuga ko ntabwo cyapfa, ukumva ko no kubikuta ku gisika ariko wumva ko yapfuye neza. Uburiya bugome ntabwo tuba tumenyereye, ni ibintu bidasanzwe. Nuko ko yamperuka bagosora yavugaga niyo bashaka gukora, ahubwo gusa bananijwe na tactique za RPA, kuko uburyo twarwanye iriya ntambara ni uburyo budasanzwe, nanjye ntasubiramo, ariko ni uburyo budasanzwe kugera mu gihugu hose mu gihe gito cyane, tukajagajaga igihugu cyose, umwanzi akagira ubwoba akahahamuka, kandi tutari na benshi, batutaga ubwinshi, bafite buri kimwe cyose, ariko uburyo twabakubise, uburyo twabarashe, twinjira mu gihugu hose, ahantu hose tukabasiga inyuma, tukaba twageza aha birabacyanga, umwanzi ahaneshwa, aho kwaneshwa kubera tactique nziza za gisirikare twakoresheje, turazinesha, umwanzi turamurasha. Ariko iyicwa ry'abana n'iyicwa ry'ababyeyi, ibintu twabonye amaso yacu abonye, n'ubundi bijya bidushyira ibintu umuntu yabonye ukaba utinya no kubura no kubona bivuga, ukabona twabonye ibintu bidasanzwe.
akaba ari umugore wa musaza wanjye. Twaje aha rero tuhakoze urugendo, byeneye nko kwibuka. Banshyira mu rugo, Mushabizi ashyira mu rugo, yarapfuye leta Mushabizi kapiteni, ashyira mu rugo iwe, ansubiza kwiga, arambwira ngo wowe uri first born, uri umwana wanjye w'imfura, niko nagufashe kandi niko nzagufata ibihe byose. Bicara mu rugo, jya mu ishuri wige. Jya mu rugo iwe, ndiga, yarinze apfa, yaje gupfa. Niga, icyo gihe nigaga muri Tronkome, ndakomeza niga, mbana n'umuryango, mbona undi muryango mushya. Nabonye undi muryango mushya utukomoka kuri za nkotanyi nyine zabohoye igihugu. Ndiga kugeza na n'uwo munsi wa none, imyaka 25 igiye gushira, iyo yabihe umuntu abivuyemo. Nabashije kwiga, ntago ari uko bwari ubushobozi bwanjye, ni urukundo rw'abandi bantu bampaye kandi bashyiramo imbaraga. Uyu munsi nkaba ndiho, nkaba numva ntekanye muri jyewe. Narakuze nshaka umugabo, ndabyaye, mfite abana. Umuntu no mu buzima busanzwe nubwo biba bitaraba byiza cyane, ariko hari aho twavuye, hari naho twageze, ku buryo ibya jenoside cyane cyane tubitekereza nk'ibyabayeho, ariko natwe hari aho tugera tukareba imbere, tukiyubaka, kugira ngo na babandi badukoreye bya bindi tudaheranwa n'agahinda bakazaduseka. Hari aho tumaze kwigeza. Abana twarokoraga mu by'ukuri urebye basaga naho bihebye, nk'uko nanjye nabivuze mbere. Nta nkuru nyinshi bari bafite, usibye kubona babaye gusa. Bahaka umwana, hari nk'umwana rwose wari afite nk'imyaka nk'itanu, imyaka, bati mama ari hehe, mama bamwishe se ko ari hehe, papa ari hehe, none se batujyana hehe, namwe se mugiye kutwica. Ubona bafite ubwoba, barahahamutse. So icyo twakoraga rero, abana nk'abariya twabicazaga hamwe tukigisha, tukabaganiriza, tukababwira abo turi bo, tukabwira abantu babisha bari bo, kugira ngo bagarure morale. Naho ubundi bari barahahamutse, batazi ibyo barimo, babona abantu bapfa gusa, batazi icyo bazira, bakabica gusa. Akabaza se turazira iki, kibishe papa. Urebye bari barahamutse, nta bintu byinshi bafite kubaza kubera barahamuka. na kane na gatanu na gatandatu amashuri atangiye kwigishirizwamo ibibazo byari bimwe. Urumva ndaguma mu mashuri yisumbuye, muri segondere, ni imyaka burya y'abana igoye. N'ubusanzwe mu bihe by'amahoro ni imyaka abanyeshuri baba bagoye cyane. Imyaka baba bariho bava mu bwana bajya muri age adulte, mu myaka y'ubukure. Ni imyaka usanga batumvikanamo na sosiyete, bashaka kuba kwigenga cyangwa kuba barobere, gukora ibyo bumva bishakiye, kuba autonome. Bageze muri jenoside, abana bari hasi, hari abo nagiye mvura, bari hasi y'imyaka 8, 9 ndetse n'10, ntabwo bari basobanukiwe ibyo babona. Bakomeza kwigendera, batazi ko bashobora kwicwa, abana b'Abatutsi tuvuge. Ariko icyo nabonye cyo ni uko hari nk'umwana wambwiye ko
Yakobo yari amaze kuba umukobwa w'imyaka 18. Icyo gihe ndacyari ko hashize nk'imyaka 8-10 byari 2014-2015. Yarambwiye ngo abonye bagenzi kuko nawe yarahungabanye kandi umutukazi, abonye abana yakinaga nabo. UNESCO ibibungabunga ikabishyira mu nshingano zayo, akaba ari no muri urwo rwego natwe nko mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe kuri jenoside yakorewe Abatutsi, harimo n'izi site za jenoside yakorewe Abatutsi tuzi za Gisozi, Nyamata, Murambi, hari izigeze nko kuri 5. Igihugu cyasanze ari ngombwa yuko cyakwandikisha ku rutonde rw'ibiri mu murage w'isi ugenzurwa na UNESCO. Hatazagira igikorwa nk'icyo ngicyo kiba mu gihugu cyacu, kubera yuko iyo ubundi ngo wishe umugore n'umwana uba ukuyeho umuryango burundu. Impamvu ntanga ubuhamya, jyewe urumva narafunzwe, narigishijwe muri gereza, batwereka ikibi twakoze, nanjye kuko numva kuko ari ibintu bidasanzwe bitanabaho. Ndicujije muri gereza, ndicuza nanafunguwe, njya kwa padiri ndanakomoza kubera ko numvaga bimbabaje cyane icyaha nakoze. Nicyo gituma rero mvuga ko jenoside nakoze yanteye ikintu cy'ipfunwe n'ubu ndacyarifite. Igihe namenye ko nkora jenoside nabimenye nyuma bamaze kumfunga, kuko mbere twumvaga ari nk'ibintu by'ubwicanyi bisanzwe, ariko nyuma baze kutwigisha bubi bwa ibi twakoze, kwica abana, kwica abagore, kwica abantu batwite, batubwira ko ari jenoside twakoze. Natwe twabiganira muri gereza tukavuga ati hari ababyemeraga, hari ababyemeraga, hari n'abatarabyemera n'ubu, ariko hari abavuyemo barabyemera. Turavuga ati icyaha twakoze kuko giteye ubwoba, reka twihane tugisabire imbabazi kuko turabona twarakoze amahano mu Rwanda. Aba kintu mukiretse ino dufite ubumwe dukorana amashyirahamwe n'aba ngaba n'abantu bose barokotse, n'ubu turacyakomeza. Iyo bahishije nk'inzoga ndagenda nta pfunwe mfite. Ubu naricujije rwose, numvise ko icyaha nakoze cyanteye isoni, nsaba imbabazi, ariko ubu nsigaye numva ngomba kugendana nabo. Ubumwe n'ubwiyunge buri wese arabukeneye, buri munyarwanda arabukeneye, kandi buri wese afitemo inshingano. Kandi murakoze cyane. Reka nsabe bamwe banyegereze tuno dutebe turi hano hafi, ubundi mpamagare hano Gasigwa. Njye ndimo ndareba iyi filime, hari ibibazo nibajije ikorwa ryayo ndetse no kuri bwite bwa Gasigwa. Nagira ngo rero mbere y'uko mbagendera namwe umwanya kugira ngo mugire icyo mumubaza, anyemerera aze gutambuka, aze anyegere hano hafi. Ndahera ku izina rya filime. Filime twabonye ko yitwa ngo Uranokuruza. Bariko dusobanura tubwiye ko ivuga ko abana bakorewe jenoside guhera ku myaka 14 kumanura ndetse n'ababyeyi babo. Akarere ka Kamonyi yahoze ari komine Musambira muri mu ntara y'Amajyepfo, icyo gihe ari perefegitura ya Gitarama muri jenoside. Hanyuma muri 2004 nagiyeyo gufasha abantu baho kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho menya ko bahiciye abana babajugunya mu cyobo, bamwe ari bazima abandi batapfuye neza, harimo n'abapfuye. Noneho rero birangira b'abana barenzwagaho itaka n'interahamwe
na bamwe mu miryango yabo ariko babitegetswe n'interahamwe. Ubwo rero abana ya innocence yabo cyangwa bwa bunyangamugayo bwabo bataba bumva ko ibintu byahindutse byabaye bibi kurusha uko byari bimeze, bati muradutokoza, bakabaha amakuru y'uko bariho babatokoza, ntibumvaga ko bariho babagirira nabi. Aho rero niho nakuye iryo zina ryo kugira ngo nite iyi filime. Yego, nabonyemo ibice bigera kuri 4 by'abantu batanze ubuhamya muri iyi filime. Harimo abakoze jenoside, harimo ababyeyi bari bafite abana babuze abana babo muri jenoside, ndetse hari n'abana bayirokotse. Umuntu nabonye muri gereza w'umubyeyi wiyemerera ko yirogeye abana be, ni izihe nabyita imbaraga wakoresheje cyangwa strategy kugira ngo umuntu abashe kwatura avuge ko yirogeye abana be yibyariye? Byari bikumereye gute? Ubundi busanzwe umuntu akora filime, njyewe ndiho nkora filime ndeba icyo nifuza kugeraho, naho abo kuganira nabo bo hari abagusubiza inyuma, hari abashobora gusubiza umuntu inyuma, ariko icyo mba ngamije nicyo gituma ngira ubushishozi, imbaraga zo kubaza. Uriya mubyeyi rero yampaye amakuru atahaye n'inkiko gacaca, uriya yakatiwe n'inkiko gacaca. Jenoside irimo kuba, umugabo yari umututsi nk'uko mwabyumvise, noneho bategura kwica abana be, ariko batanga itangazo ry'uko ubishoboye yakwicira abo bana be ari we ubyikoreye. None uriya mubyeyi aravuga ati aho kugira ngo baze kubica nabi yereka mbiyicire, abaroga rero akoresheje uriya muti. Ni ibintu by'ibihuru yavuze, yavanze n'uriya muti batera mu birayi biri mu murima, ubundi bugamije kwica ubukoko n'ubusimba bwo bwangiza iyo myaka, noneho arayibaha. Buriya rero hari umwana umwe wanze kuyinywa arirukanka, yari afite imyaka 15, uwo niwe warokotse ariko abandi barapfuye. Uburyo rero nakoresheje mubaza, nababwiye nti wembwiza ukuri kuko igitumye ufunze none baragukatiye, nkoresha ubwo buryo nyine arambwira. Buriya niba ukurikiye neza usanga impamvu afunze ari uko impamvu inzego zamukatiye, inzego z'ubucamanza zamukatiye z'inkiko, ni uko yazibeshye. Yego, iyi si yo filime ya mbere ukoze igaruka ku mateka. Aho ngaho ntabwo mvuze ko bamufungiye ko yababeshye, ahubwo ntababwije ukuri ngo bamenye ukuri nyako uko byamugendekeye, bituma rero icyaha kimuhama arakatirwa. Ariko ubundi yababwiza ukuri yari kuba nawe mu by'ukuri ari uwo gusa yarabonye inyoroshye. Oya, yari kuba wenda, reka dukoresha ino mvugo, yari kuba ari umwe mu bantu bafite abe bazize jenoside kandi atabigizemo uruhare. Nani mvuze ngo ntabwo ari filime ya mbere yawukoze igaruka ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda, ko hano harimo abafilmeka benshi, hari n'abandi bakora filime b'abanyarwanda. Kubera iki wowe wiyeguriye uyu murongo wo gukora mwene izi filime? Ungukira hehe? Intego ni iyi? Urakoze. Impamvu nabihisemo ngo ni umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, ibyo ubwabyo bisunikira kugira imbaraga zo kuvuga amateka nabayemo yahitanye abo twari duhuje icyita rusange. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo niyo moteri ya mbere. Impamvu rero aribyo nahisemo si uko byunguka, kuko bishyize mu buryo bw'imibare, shoye ikizunguka iki ntakibona mu bijyanye n'amafaranga. Bizamo gusaba inkunga ahantu hatandukanye, ugashaka ubushobozi uko bishoboka kose ukabikora. Nibyo nari bise bingerekeza ku kibazo. Ntabwo ari filime wapfa kugenda ngo ubwire umushoramari ngo umubwire ngo zana $20 tuyikore, ejo hazavamo $50. Challenge zibizi, ubushobozi buva hehe gukora filime imwe ya mbere ya kabiri kandi atari filime iri kamasho? Urakoze, hari ahantu henshi bituruka. Leta ubwayo ifite uwo murongo wo kurwanya ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi. Ifite muri politiki ya leta y'u Rwanda harimo no kwibuka
by'igihe kirambye jenoside yakorewe abatutsi ubwabyo rero iyo ukomanze mu nzego bireba hari igihe bagufasha. Hanyuma ikindi mu bashoramari nabo barafasha, abazi ibintu bijyanye n'imiyoborere y'ibigo hari ibyo bita public relation, iyo ugezeyo hari igihe bafata ku mafaranga y'ibyo ngibyo bikorwa bakaguha, ariko nabwo hari igihe ibyo nkubwiye ku bashoramari hari igihe biterwa n'imyumvire y'umushoramari ko ayo mateka ugiye kuvuga urumbuza ukuri abantu benshi batapfa birumvikana. Ubwo sinzi nimba uri bunyemerere ukabivuga, iyi filime mbonye ko itakoze umunsi umwe, ibiri itakoze ukwezi kumwe, yagutwaye ubushobozi bungana gute? ngiye muri 2018 nyirangiza muri 2019 irangira, nari kwironshinga mu ntango za 2020 mu kwa gatatu, hanyuma covid-19 yaje birangira ntabikoze. Niyo mpamvu mwumvaga mwabonyemo inkuru za mbere ya covid, harimo n'abantu bari abayobozi icyo gihe muri komisiyo no mu nzego za leta zitakitwa gutyo uyu munsi wa none, ziriho ariko ziri mu zindi minisiteri zitakitwa gutyo. Urugero wenda nka komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge iri muri minubumwe, yahoze ari minisiteri ya siporo n'umuco, ubu bayigabanyijemo kabiri, imwe ni siporo n'umuco, ni siporo ukwayo, undi n'urubyiruko n'umuco. Yego, ubwo rero ni ukuvuga ngo aho ngaho aho uriho urabyumva ni icyo gihe byamfashe. Ikijyanye n'amafaranga cyo mbivuze hano, hari abafilmekazi bakiyubaka bakiri batoya, bakiri no ku ntebe y'ishuri bashaka kugira ubwoba, reka mbiceceke. Birumvikana nta kibazo. Ngira ngo umuntu wese w'umufilmeka iyo ari gutegura filime ikajya ku mugaragaro nk'uko nguko ni inzozi ziba zibaye impamo. Ubwo Gasigwa inzozi zibaye impamo birarangiye, what next? Igikurikiraho uko mwayibonye harimo ibintu byinshi, hari nzakosora sound. Wabonye ko hari ahantu wa muganga yavugaga ukumva n'abandi bantu ku ruhande basenga. Gusenga nabyo birakenewe, biri no mu byatumye jenoside yakorewe abatutsi ihagarikwa, kuko abazi gusenga buri muntu wese yarasenze, binomora n'ibikomere, binomora n'ibikomere, ariko ntabwo hari ariyo ntuze twari dukeneye. Iriya soundtrack twita soundtrack muri filime, rero hari ahantu nzajya bakabikosora, twabona nuko tuyohereza muri festival mpuzamahanga kugira ngo aya mateka agere henshi. Ni ukuvuga ngo igikurikira ni ugukosora nka turiya dutoya, hanyuma noneho no gukora indi proje nayo tuzagira umwanya wo kuyivugaho. Ni filime ngira ngo abantu batoya bakwiriye kureba, n'abandi bari mu ngero zitandukanye. Ntekereza ko yakabaye igera kure, hatari muri Century Cinema gusa. Urayisubiza mu kabati mpaka igiye muri festival, cyangwa hari gahunda yo kuba yagera kuri kubona akita ba nyirayo? Ba nyirayo guhera uyu munsi ubu byatangiye, ni ukuvuga ngo nayironshinze, igiye gutangira kujya screening ahantu hatandukanye. Ubwo mu minsi iri imbere tuzatangaza gahunda y'uko izajya igenda irebwa. Yego, arakoze cyane. Agira ngo mu nteza amashyanyo twongere tumushimire ku kazi keza yakoze. Mbonereho no gutanga umwanya, nimba hari undi wari ufite ikibazo cy'amatsiko naba ntamubarije, ibyo byari ibyanjye by'amarangamutima yanjye. Ubwo nimba hari undi wari ufite ikibazo namuhereza umwanya, mbere y'uko turi buze kwakira umwe mu bahagarariye inzego za leta ndetse n'ijambo rya nyir'ubwite. Murakoze. Nitwa Jean Pierre Muranga, nkaba ndi perezida wa GIG. Ntabwo ari ikibazo mfite kuko byinshi mugenzi wanjye amaze kubibaza kandi twabonye n'ibisubizo byiza, ahubwo kugira ngo nshimire cyane Gasigwa, mushimire umuhamagaro afite, umuhamagaro wo kubungabunga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo ariyo filime ya mbere akoze, kandi
agira approche nziza nkunda cyane yo kujya aho ibintu byabereye kuri tere, akavugana n'abantu bakavuga ibyabo kandi banerekana uko ibintu byagenze. Ni ikintu rero cyiza rwose mushimira, kandi Gasigwa ni umuhamagaro wawe, kandi nkurikije filime nagiye mbona n'ukuntu urimo ugenda wivuriwa, biragaragara ko uragenda utera intambwe, filime zawe ziragenda ziba nziza kurushaho. Urebye content cyane cyane irimo ifite imbaraga nyinshi cyane mu rwego rwo kwerekana mu by'ukuri uko jenoside yakorewe Abatutsi yabaye, uko yagenze, kandi mu buryo bw'imbarankuru na ba nyirabyo babyerekana. Ndagushimira cyane rero mu izina rya JAIRG, kubera ko iyi ni imwe mu ntego twiyemeje yo kubungabunga amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no kurwanya abapfobya amateka, abapfobya jenoside, abagoreka amateka. Iyi filime kuyereka urubyiruko rutari ruhari cyangwa se rutari rufite imyaka ibasha kumva ibyabaga, hari icyo bisigira urubyiruko, hari isomo ririmo rwose rigaragara, umuntu abasha kumva neza uko ibintu byari bimeze. Kugira ngo rero mushimire, kandi rwose muhankuraje n'izindi poroje ufite uzikomeze. Ni ibintu byawe ubifite ku mutima, hanyuma twebwe n'abandi bose tuzagufasha, tuzagukorera ubuvugizi, ukomeze wandike amateka, ukomeze ukore filime, birakenewe kuko tugize amahirwe tukaba tugufite, dufite amahirwe menshi. Kugira ngo rero mu izina rya JAIRG n'abandi tubana muri izi gahunda, tukubere ko tugushyigikiye, kandi ko aho bizaba ngombwa hose rwose tuzagufasha. Murakoze. Murakoze cyane, ngira ngo avuze byumvikana, ntabwo ari ngombwa kongera kubisubiramo. Nagira ngo nimba Haruna nanone, yego. Iriwe aba n'umukozi wa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, by'umwihariko mu ishami ryo kwibuka no gukumira jenoside. Ntabwo ari ikibazo icyo nangiye kurandunga mukuru wanjye kuranga, no gushimira Bwana Leopold, mwakoze cyane kongera kurema ikimenyetso cya jenoside. Kubera iki? Ndeba no filime, nabonye umudamu wasubiye ahantu yaherukaga muri 1994. Bisa naho muri we umureba yari yasubiye muri 1994. Icyambere ino filime yatumye abantu bongera. Hari abo numvaga tuyireba bafite emotions, bimyoza, basa naho bafite agahinda kubera amashusho barebaga, amashusho y'imibiri y'abantu. Wakoze cyane. Ikintu cyatumye ukorera ino filime nanjye cyankozeho, gukurikirana bimwe mu byananze jenoside yakorewe Abatutsi. Buriya urebye systematic methods zakoreshejwe muri jenoside, kwica abana batoya byari kimwe mu bikorwa mbere y'ibindi, ku buryo uyu munsi dufite abantu barokotse kuko baba babitse udukanzu bakanga abakobwa kugira ngo babashe kwita kuri za bariyeri. Rero nakunze ijambo wakoresheje, jenoside yakorewe Abatutsi n'urugamba rwa RPA Inkotanyi rwo kwihagarika mu kuri kw'amateka kandi kutagibwa impaka. Wakoze cyane, narimo gutwe mushimire, ndetse n'ubutaha natwe uzatwakuha n'abandi. Wakoze cyane. Wakoze cyane. Nagira ngo nimba nanone hari undi, yego. Hari umubyeyi hariya nabonye mbere, kamanze mwakire. Murakoze cyane. Nitwa Ansira Mukarubuga, umuyobozi w'umuryango ARCT Ruhuka, n'umuryango w'abajyanama kwihungabana. Nanjye reka ngushimire cyane, naje nkanjye ariko ndavuga no mu rwego rwo kuvura. Filime yawe
irimo amateka, irimo ukuri kwinshi, irimo inzego zinyuranye. Wagiye kuri tere kandi wakoze kuri buri rwego, abashakashatsi n'abaganga, gukora filime. Ese muri script kumwe muyisobanura bizagaragaramo ibice biyigize, ese buriya irarangiye cyangwa harimo ibyo gukosora? Kuko umenya Gasibirege titire keretse niba yarayibonye cyangwa yarahinduye, ubundi kera yari mu psikologe, sinzi igihe yabereye mu psikiatre. Nabazaga niba harimo utuntu two gukosora nk'ibyo bya sound, niba no mu myandikire hari ibishobora kugarukamo. Ariko komereza aho ngaho n'abandi bakora uyu murimo bose, igihe duhangana n'abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi, iki ni igikoresho kivugira utiriwe unavuga, iranasobanutse. Congratulations. Murakoze. Kanakire undi umwe. Sa naho riri strong ariko ndagerageza. Mbere na mbere ndashimira umuntu wateguye ino filime Gasigwa, Imana iguhe umugisha. Ndi kureba filime nabaye emotione kuntu, ariko ni byiza cyane ibi bite urubyiruko, ndetse bizadufasha cyane kumenya amateka y'igihugu cyacu. Turacyari batoya, abenshi byabaye tutariho, abandi twari abana batoya ntitwari tuzi ibyo ari byo, ariko turagushimiye cyane. By'umwihariko mushimiye bivuye ku mutima. nize hari ikibazo nashakaga kumubaza, ese haba hategurwa nk'ibintu navuga nka ceremony cyangwa se kujya kubyerekana aya mafilme ukayereka abana mu bigo bya secondaire, ama universitaire, ahantu hahurira urubyiruko cyane cyane kuko nibo bakeneye ino message. Abantu bakuru mwabibayemo murabizi, ikintu mbashimira cyane, muri mwarakomeye mufite imbaraga. Njyewe ubwanjye kwihangana byari byananiye, ariko ndashima cyane yuko ngereranyije bitewe n'igihe gishize, hari ukuntu natinyaga cyane kujya ahantu hari bwerekanwe filime zivuga ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ubu ngubu maje gukomera, ndumva hari ikintu filime yawe imfashije. Ndagushimiye cyane, murakoze. Ndashimira abantu bose mwaje hano, mwashyigikiye amateka twanyuzemo, amateka duharanira kuvuga. Ni ukugerageza kuyavuga uko yari ari, byo biragoye kuyagaragaza uko yari ari, ariko ni ukugerageza kugaragaza ko icyabaye muri 1994 cya jenoside yakorewe Abatutsi kitari cyoroshye, ariko mwakoze. Ndashimira Jean Pierre Nkuranga ko igihe cyose namuvugishije kuva ntangira gukora filime muri 2006. Twatangiye atanzi, azi gusa initiative yanjye, birangira noneho tumenyanye tubaye inshuti. Jean Pierre niba utabyibuka wakoraga muri Farije ukorera i Butare. Hanyuma ndashimira abantu bose muri rusange bambaye bugufi kuva ntangira gukora filime, noneho umwihariko kuri iyi ngiyi. Hari abantu batifuza ko umuntu avuga amazina, hari n'abari hano, ariko bo barabizi ko ubu ndiho mbashimira. Hanyuma mbere y'uko nsubiza ibibazo biri tekinike, ndagira ngo mpamagare editor wanjye, editor dufatanya birenze akazi, Kofi yaza hano. Uyu musore mubona yitwa Sibomana Alexandre, twamenyanye muri 2012, ndiho nkora filime yitwa Izingiro ry'Amahoro. Ni filime nayo ivuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo buriza bwanjye muri sinema.
hanyuma noneho na n'uyu munsi turacyari kumwe. Iyi rero twarayitangiranye kuva 2018 kugeza uyu munsi wa none. Ni umuntu ukora birenze ibyo gukora by'akazi, birangira yaragiye mu murongo ndimo. Ni ukuvuga ngo aho mushakiye ndamubona kuri iki kintu. Icyo ni ikintu gikomeye, abafilmmakers bari aha bo barabizi, kugira ngo umwa artiste ashake editor aho mushakiye amubone, ni ikintu cy'ingenzi baba babivuga. Rero nagira ngo mushimire. Subiza ibibazo biri tekinike rero Mama Asira abajije, iriya myirondoro twayanditse tugendeye kuko Dr. Gasibirege yatwibwiye. Hanyuma noneho niba harimo wenda mu nyandiko harimo akabazo akariko kose, haba muri translation y'Icyongereza, haba hari kujya akantu kakaba katahari cyangwa katari gakwiye kuhajya kakaba gahari, byakosoka. Ubwo ndumva sinzi niba ngusubije mu masira. Kuri script previo kuri script kihenze ku bantu wari udashobora kwicara ngo ayirebe yose bitewe na interest afite, ariko kugira ngo wowe iyo message igere ku bantu cyangwa se inabahamagare niba bishobora kuza. Okay, urakoze cyane. Muri treatment, muri documentaire tubyita treatment, bira bita script. Treatment yo ishobora kuzagera hanze ikagera ku bantu. Ubundi nari nzi ko nzasohora ino filime isohokanye n'igitabo cyayo, ariko byaje kugezaho mbona ntibyakunda vuba. Igitabo cyayo kizasohoka ariko bitari uyu mwaka. Banze rero gusohora filime kugira ngo itazajya mu kabati gatindayo, bityo message gatinda kugera ku bantu. Ariko n'ubusanzwe ushaka gusohora muri periode zitandukanye. Rero nzasohora igitabo cyayo ngoranyuzwe. Hanyuma wenda nk'umunota umwe nubwo ntari MC, ariko Sibomana Alexandre alias Kofi ashaka kugira icyo yavuga wenda kuri audience. Kofi, urabyumva ute kuri audience yacu? Ndabashimira ko mwaje kureba iki gihangano. Buriya twakoze ariko mwebwe ntimuze, nanone cyaba ari ikibazo. Aho kuba mwafashe umwanya wanyu mukaza, no kubashimira cyane. Ngiye gukora kuri iyi projet biba birenze gukora nk'umuntu uri gukorera amafaranga, ahubwo mba mbaye na proud yuko turi kwandika amateka, nanjye nkaba muri uwo muntu uri kwandika amateka, kuko iki ni igihangano kitazasaza, kizahoraho. Kuba rero nanjye hariho akaboko kanjye niyo kaba ari gatonya, ariko bavuga ngo nanjye nakozeho iby'icyubahiro, nkaba nshimira Gasigwa kuba yarantoranyije kugira ngo uru rugendo turutangirane tube tugeze no kuri uyu munsi. Ni ukumushimira kandi namwe mbashimira. Arakoze umuvandimwe yabajije utasubije, avuga ko haba hari gahunda yo kugeza iyi filime mu bigo by'amashuri, cyane cyane ko ariho hari ba nyiri iyi filime. Ndamusubiza cyane muvandimwe, ubundi kuyerekana mu bigo by'amashuri yisumbuye n'amakuru na kaminuza niwo murongo. N'izindi nagiye nkora, hari iyitwa Izingiro ry'Amahoro, iyitwa Rausse de la Verite, n'indi yitwa Miracle de Family, n'indi ya kane yitwa Dr. Tito Rutarimara, n'iya gatanu. Izo ntari nerekana mu mashuri ni izo ngizo ebyiri mvuze, iya Dr. Tito Rutarimara n'iyi ngiyi kuko iyo ari kugisohoka, ariko izindi zose nagiye nzerekana mu mashuri. N'iyi rero nzayihageza, kandi wakoze kuba ubajije icyo kibazo, binyeretse ko mu byo nakoze mbere ntibeshye, cyangwa niba naranibeshye nibeshye bikeya. Urakoze. Urakoze cyane. Nagira ngo kugira ngo ducunguze uburyo mwete, mwabyumvishe ko
filime ari ikintu gitwara ubushobozi, mwabyumvishe ko hari ibikeneye gukosorwa, mwabyumvishe ko ikeneye kugezwa ahantu hatandukanye muri ibi bigo by'amashuri ndetse mu kwigeza kwisakaza ku isi hose. Rero nagira ngo nimba hari abantu nyine bumva bafatanya na Gasigwa bakamutera ingabo mu bitugu bakamwunganira, ubwo ndavuga mu buryo bw'ubushobozi, namugezaho umwanya, icyo wamwizeza cyose, cyaba ari ubujyanama, cyaba ari uburyo bw'ubushobozi bw'amafaranga. Ibyo ntibyari biri kuri gahunda ya agenda y'uyu munsi, ariko nabitekereje ndavuga ngo nkurikije imvune twumvishije abafilmekazi bahura nazo, ndavuga ngo reka mbibagezeho. Ahari abantu burya ntabwo nta kinanirana. Ubwo rero nagira ngo nimba hari uwumva mu mutima we hari icyo yagenera Gasigwa kugira ngo akomeze uyu murimo yatangiye. Ubundi hari ukuntu tujya mu madini bakabitubwira, kwa ko tuba twibeshya ngo batwizeza ko ejo hazabyaramo ikindi kintu cy'akataraboneka, tugatanga n'umushahara wacu wose, ariko byagera kuri iki kintu twese turi kwemeranya ko ari amateka yacu tudashaka kasibangana, dushaka kagera kure, tukazana impiri mu mufuka. Ubwo nagira ngo niba hari uri mu by'ukuri wafashijwe n'iki gikorwa, anyemerere mugeze ndangururamajwi agira icyo asangiza Gasigwa. Nemeye 100,000. Dusanzwe turi inshuti, dusanzwe dukorana umunsi ku munsi, nanjye aho nkeneye ubufasha kuri we ndabubona iteka buri gihe. Rero niyo mpamvu numva nanjye ntagomba gutahira koza kuyobora izi gahunda ntagize icyo nkora ku gikorwa cya Gasigwa. Rero uri hafi aze kutwandikira, nitwa Kayitare Mustafa, nemeye 100,000. Nimba hari undi nawe munshimire n'igihe uyatanze bwa mbere. Urakoze cyane Mustafa. Niba hari undi yagira gutya nkamugezaho indangururamajwi. Yego, hari umumama. Gasigwa sinabona icyo namukorera ngo mushimire, ariko nkurikije ubushobozi bwanjye cyangwa n'izindi nshingano mfite, Gasigwa mugeneye 50,000. Nitwa Nyirakamana Genevieve. Nanjye nitwa Philibert, nyandika 100,000. Philibert Elias Imana. Philibert 100,000. Imana ibaho umugisha. Nta wundi? Okay. Nanjye Christian ni 100,000. Christian nawe mumushimire, tanze 100,000. Ndatekereza rero nimba nta wundi, munyemerere nsabe Gasigwa yisubirire mu mwanya we, ariko munyemerere muzi ibiganza mwishimire ko mwemeye kuza kwifatanya na Gasigwa ndetse n'abakomeje kumutera ingabo mu bitugu. Munyemerere muri uyu mwanya twakire umwe mu bakozi ba Minubumwe, Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, Mama Asumuta, aze atugezeho icyo yaduteguriye. Mwiriwe. Nyuma y'iki gihangano tumaze kureba, nyuma y'amagambo yakomeje kuvugwa, kugira icyo navuga ntabwo byoroshye, ariko ndagerageza. Icya mbere nk'uko babivuze, naje ndi intumwa, natumwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, nitwa Muhayisa Asumuta babivuze, nshinzwe departoma ishinzwe kwibuka no gukumira jenoside. Ndatangira rero nshimira cyane Gasigwa Leopold, mwese mwakomeje kumushimira, ndunga mu ryanyu mushimira inshuro ndwi 7, mumfashe tumuha amashyi mbere yuko nagira ibyo mvuga. Gasigwa Leopold
ko namuvuga ni intwari, ni umunyamurava, ntabwo ajya atsikira. Mbere y'uko agera muri minisiteri aje kutubwira umushinga we, yari yarawuvuze mbere hose. Nari naragize chance, nari naragize imana yo kumenyana nawe. Yemwe iyi filime iyo tutaza kugira impamvu zituma tudahura umunsi twari twateganyije, nanjye mba nayibonetsemo. Ndamushimira ku giti cyanjye, ariko kandi ndatanga n'ubutumwa bw'abantumye mbere y'uko nanjye shyiraho agakeregeshwa kanjye. Abantumye rero bati komeza ujya imbere, gahunda urimo natwe niyo turimo muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Natwe niyo turimo muri gahunda yo kubungabunga no kubika neza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Iki gihangano cyawe kiri muri iyo misheni ya minisiteri. Ni nayo mpamvu navuga ko mu buryo minisiteri ishoboye twakoranye kandi twagufashije uko dushoboye, cyane cyane muri departement yerekeranye n'ubushakashatsi, kugira ngo mwarakoranye igihe kinini. N'ubu rero turacyari kumwe, tuzakomeza dukorane nk'uko benshi babivuze. Ntabwo birangiriye aha, uzakomeza kandi turi kumwe, kuko turi mu ntumbero imwe yo kubungabunga amateka ya Jenoside no kuyabika neza. Babivuze cyane, filime ibikwa neza kandi ikurura attention, bituma abantu bayireba kuruta, ndetse nanabivuga gutyo, kuruta abandika, kuruta ibitabo, cyane cyane ku rubyiruko. Kandi muzi ko gahunda ya leta ari ukumenyesha urubyiruko ukuri, kuko tuzi neza ko hari abavuga ibigoramye, bariya bafite ingengabitekerezo ya Jenoside, bahisha ukuri cyangwa bakugoreka. Uku kuri rero utweretse kandi ukomeje gushyira ahagaragara kuzagirira akamaro urubyiruko, kuzagirira akamaro abadukomokaho n'abazakomoka ku badukomotseho. Muri uru rwego rw'uko filime irebwa cyane, yitabwaho cyane kurusha gusoma. Muzi ko mu muco nyarwanda gusoma, nubwo turimo tubikangurira urubyiruko rwacu, ntabwo ubundi biturimo cyane, ariko kureba cyane cyane ku rubyiruko, ku bakiri batoya, kureba filime ni ikintu cyiza. Ubwo rero akaba ari bwo butumwa bwa minisiteri buvuga ngo komeza, turi kumwe kandi uri mu nzira nziza, urimo urakora, navuga urimo urakora ibigezweho, ibikurura urubyiruko kandi bikazadufasha kurwanya abafite ingengabitekerezo ya Jenoside bakomeza kugoreka amateka. Urashimwe rero, urashimwa n'igihugu, uri mu nzira nziza, komeza, komereza aho ngaho. Ningaruka rero kiregeshwa kanjye, nanjye ndagushimye, ngushima uburyo ukoresha. Hari uwabivuze, uranga Pierre, urakoresha methodology nziza, urakoresha approche nziza, urajya muri domaine zose, bigaragara ko ufite ubuhanga mu kazi kawe. Ntabwo wagiye ngo uhere gusa muri témoignage y'abarescapé ngo bari uvugisha gusa, waragiye ujya no kubakoze Jenoside. Ndakumenyesha kuri ya mugabo wavuze ko yireze akagira ate, muzi, ndamuzi, sinzi uko uzamfasha kugira ngo iriya filime nzabashe kuyereka abantu b'iwacu barokotse Jenoside, babone ukuntu uriya
yaje guhinduka aribyo bigana no muri gahunda ya leta y'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Hano havuzwemo cyane ubumwe n'ubwiyunge, aribyo tuvuga ko gukomeza ugatera imbere nibyo genda ngo kopeze ibyo uzavuga ubutaha, tuzahagana noneho ku budaheranwa bw'abanyarwanda. Kare nanjye nashatse kubaza ariko ndavuga reka tuze gucunguza uburyo umwete. Nashatse kubaza kuko nagize amatsiko nibaza ni Gasigwa yatekereje ate kugenda ahitamo ahantu ari bujye gukura data z'igikorwa cye. Uzabimbwira twiherereye ko ndabizi ko tuzakomeza dukorane, kuko byantunguye mbonye ugeze n'iwacu, ugeze i Rwamagana, ugeze ndakeka nabonye ahantu hajya kumera nko mu Bisesero cyangwa se za Nyaruguru i Muhanga. Bigaragara rero ko igikorwa cyawe ntabwo cyagiye ngo kibande ahantu hamwe, wagerageje kukigira Kigali. Ufite rero approche nziza, uri umuhanga kandi ntabwo ucika intege. Watubwiye igihe watangiriye 2018, urakomeza, uzi ko bizarangira 2019, 2020. Ibyo byose ntabwo byaguciye intege ngo uvuge uti ndabona ntinze, njye nari niyemeje. Bakubajije kubyerekeranye n'amafaranga, birumvikana ko biba bitoroshye, wanze kuyatubwira kubera impamvu twakeka, uzi ntabwo naca intege abakiri batoya muri aka kazi. Bigaragara rero ko ufite ubutwari n'ubushake bwo gukorera igihugu cyacu, igihugu cyawe. Iki gihangano gifite akamaro gakomeye cyane, n'ibindi watubwiye wakoze kandi uracyakomeza. Ubwo rero muvandimwe, inshuti yacu, mwana wacu, turagushyigikiye. Ntabwo twabasha kubona amagambo abivuga, ariko uko biri kose nzi ko ubibona kandi ubyumva. Burije nashatse kuvuga ntiyaba hari ku manywa twari gutinda igihe kinini. Ngiye guhinira hamwe. Murakoze. Munyemerere amashyi muyagire menshi. Yego murakoze, umuyobozi arakoze. Nagira ngo nongere nshimire bamwe mu bo nabonye Muzehe Kajuga, ni umuntu ushyigikira abahanzi cyane, ndagushimiye. Ye dukoranye iminsi myinshi, ndamushimiye, Imana imumugisha. Namubonye no muri video n'abandi bose. Rero nitujya gusohoka turaza gukoresha uyu muryango kugira ngo duhereze akanya abaza kureba filime, ariko nagira ngo munyemerere twegere ijuru twiragize Imana. Twubahe Imana dusenge. Mana nziza, Mana nzima, Mana y'urukundo, turagushimye kugira neza, turagushimye ko uri umukozi w'umuhanga, tugushimye ko usezeranya kugasohoza, tugushimye ko wasezeranyije umushinga umuvandimwe Gasigwa kuri uyu munsi wa none inzozi zikaba zibaye impamo. Turabigushimiye, tugushimye ko wamushoboje kubikora akabigeraho. Tugushimiye buri umwe wese wemeye kumuha amaboko akamushyigikira kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Rero komeza umukoreshe, uyobore intambwe ze, uyobore ubwenge bwe, niwe wamuhaye impano, akomeza ayikoresha akorera igihugu cye, akomeza ayikoresha akebura abayobye, akomeze ayikoresha ahereza umurongo abakiri bato, bazakure badasanga batongera ko mu mateka nk'ayo tuba turi kugarukaho umunsi ku munsi. Mwami rero turabigushimiye, shoboza buri umwe wese uri hano nawe uzabasha kugira icyo akora nk'icya Gasigwa, nawe uzamushyigikire mu buryo bwiwe. Mwami rero tuzi neza ko tuzi kurusha uko twibwira nk'abana b'abantu, niyo mpamvu tutaguhasa amagambo, ahubwo tugushimiye kugira neza, kandi n'abari hano bose bakaba bagushimiye amashyi menshi cyane kuri Imana itagihinduka. Murakoze, mushimiriye Imana amashyi menshi. Dukoreshe uyu muryango, turaza guca inyuma, hari icyapa gihari turi bwifotorezeho, dufata ifoto y'urwibutso kugira ngo duhereze akanya abaje kureba filime. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Njye nitwa Kayitare Mustafa. uzinga ziriya materiyeri zose uzishyira mu mwenge ku mafoto kuri cyangwa ibikoresho bora hari ibivura bizimya byarangiye uracyari kodesha